reka nze nkubwire ikintu gishobora kuba cyagushokinga cyangwa se ushobora kuba wakumva nyine ukumva ubaye shocked. Waruzi ko buriya ushobora kubona views nyinshi, ukabona n'aba subscribers, ukabona ko ibintu byawe kuri YouTube birimo biragenda neza, ariko igihe cyo guhembwa cyagera ugasanga YouTube ntabwo iguhembye, cyangwa se YouTube nanone ntizigere yongera kuba yaguhemba, nyine ntiguha amafaranga. Ibi uri kwibaza ngo biterwa n'iki, cyangwa se like niki gishobora kuba cyatuma nisanga ahantu nk'aho ngaho. Tugiye kuba twarebera hamwe ibintu bigeze muri 5 bishobora kuba byabuza YouTube kuba yaguhemba. Byumve neza, ni ibintu 5, ariko nanone ushobora kongeraho ikindi bikaba 5 atari nk'aka bonus, ariko ni 5. Wumve buri kimwe cyose gishobora kuba cyatuma nyine YouTube itaguhemba. Ibi ngibi bitandukanye cyane na content creation. Ibiri buze kuba byakibanda cyane ku mafaranga kuruta uko byibanda kuri YouTube, ngo biribanda ku mafaranga. Ubane nanjye rero nabihisemo kubera ko murabizi ko ntanga support, mfasha abantu ama YouTube yagize ibibazo ya monetization. Nahuye niyo experience cyane n'abantu cyane babimbwira, ndavuga ati ya why not ntaza ngo mbibabwire kugira ngo ibintu nyine bigende neza. Ya beta ubane nanjye kuko I know niba uri mu YouTube mushyashya ugomba kubimenya. Nawe nimba wenda n'umu content creator umaze igihe ugomba kubimenya, gusa wowe ntabwo bikurebaho cyane, ariko ni iby'ingenzi kuko ushobora gukora amakosa nawe bikakugaruka. Ikintu cya mbere buriya cyo kuba cyatuma YouTube yawe itaguhemba kandi ibintu byose bimeze neza, hari ikintu bita ID verification, kuverifying irangamuntu yawe, irangamuntu yawe. Ibi bintu bikunda kuba byazana ibibazo. Ati no kubera iki? Hari igihe usanga amazina y'irangamuntu yawe atarimo arahura n'amazina ari kuri Google AdSense name, amazina ya AdSense yawe adahura n'ayirangamuntu yawe. Iyo bidahura rero biragorana, hari n'igihe ba rejectinga ntiba prove irangamuntu yawe. Iyo batayaprovye rero ibi bibazo anga ugomba kwitonda. Hari n'indi case, hari abantu baba bari mu bihugu barimo barakoreramo, ariko gasanga hari singirangamuntu baba babahaye, ariko like ni nk'ikintu kiba kiri buze kuba cyabafasha kuba mu ibyo bihugu, noneho gasanga byaba expired. Ariko iyo bimaze kuba byaba expired ntiyabona umwanya cyangwa se ntiyabyongeresha, nabyo bishobora kuba byatuma utaba verified. ID nyine verification ntigende neza. Ikindi ni iki kibazo, iki cyo nkunda no kuba nahura n'abantu nacyo cyane, nuko amazina like ID ufite idashobora kuba yahura n'igihugu urimo. Like tuvuga AdSense yawe uri mu Rwanda ariko ntufite ID nyarwanda. Okay, hano uburyo gahunda zipanze. Suppose wenda uri umunyarwanda wagiye muri Kenya cyangwa se wagiye mu bindi bihugu muri Amerika n'ahandi, ariko uri mu YouTube ariko na ID yaho ufite. Ugasanga rero AdSense yawe iri muri Amerika, wajya kuverifyinga ugasanga ntabwo ntuze AdSense yawe, ntabwo igihugu kuri AdSense kiriho ari nacyo gihugu kiri kuri ID yawe. Icyo gihe bahita bakurejectinga. Rero iyo ID itaraba verified successful ntabwo wabona amafaranga. Ikindi kintu cya kabiri gishobora kuba cyakubuza kubona amafaranga kuri YouTube kandi warakoze cyane, ni ikintu bita address verification, mu yandi magambo PIN verification. Iyi ni ya PIN, ni imibare akenshi aba ari 6. Ya tuvuge nimba uri mu Rwanda nyine hari igihe kigira bakakohereza PIN kugira ngo baverifying koko niba address ariyo, ujya kwireba ku iposta. Hano kiba gihari, niba waravuze ngo uri mu Rwanda, wenda wibereye nko muri Zamburi cyangwa se Zanzibar cyangwa se i Burundi, PIN yawe barayohereza mu Rwanda. Niba sanga mu Rwanda udahari ntabwo uri buze kuba wayibona. Nicyo bita address verification. Iyi PIN itaraba verified successful hari igihe bitagenda neza, bisaba ko ibanza kuba verified successful. Iyo itabaye verified successful, ads zawe ziba paused, barazipozinga kimwe na n'iriya ID verification. Ahangaha rero
amakosa akunda kuba yaba ashobora kuba yakugeza kuri ibi bintu kuri case ukisanga bitameze neza most of time ni igihe hari abantu bafungura AdSense nabi cyane bikunda kubakoraho ugasanga AdSense uyifunguriye wenda ikindi gihugu kandi uri umunyarwanda. Izi step gufungura AdSense biroro gusa ikibazo nta makosa ushaka kuba wabikoreramo. Izi step zarangira nyine bakanaya provide okay, noneho byarangira ukaza gusanga AdSense igihugu irimo ntabwo ari cyo mu Rwanda, bajye gusaba ID verification cyangwa se PIN. Bivuze neza ko biragusaba gucreate AdSense ya kabiri ku mazina yawe. Nuyicreate barayirejectinga kuko barahita babona AdSense ebyiri. Tuze ko AdSense ni ikintu cyo kwitondera cyane. Ikindi kintu cya gatatu bure gishobora kuba cyatuma utabona amafaranga kuri YouTube account yawe ni ikintu bita bank account. Iyi bank account ikombiniyemo ibintu byinshi. Hari amazina ari kuri bank account agomba kuba ahuye cyane rimwe na rimwe na AdSense yari primary cyangwa se ibindi ariko ibi ntabwo ari cyane, ushobora kubikoresha kuko hari abakoresha AdSense y'abandi ntaya birenze cyane. Ikintu cya kabiri ni kuba nimero zo kuri account ziri collect. Ikindi kintu nuko ntarakibagirwa ni kuba AdSense yawe at least igomba kuba iri mu mayero cyangwa se amadolari bitewe n'ibyo AdSense bakubwiye. N'ikindi kintu bita Swift code igomba kuba iri clear. Bivuze ko gusettingamo bank account ni ikintu nanone ugomba kwitondera, kubera ko iyo AdSense yohereje amafaranga agasanga bank account ni ibintu bitari fresh, ku kwezi ntabwo uhembwa amafaranga bayasubiza kuri AdSense yawe mpaka icyo kibazo umaze kuba wagifixinga cyangwa se wagikemura cyavuye ku murongo. Ibyo ni ibintu nanone ugomba kwitaho. Bank account igomba kuba imeze neza kuri AdSense kugira ngo ubone amafaranga. Ikindi kintu cya kane bure gishobora kuba cyatuma utabona amafaranga kuri YouTube kandi ubona ibintu byose ari perfect ni ikintu bita submitting tax information. Izi tax information nazo ziba zigomba kuba ziri clear kandi ziri clean, zumvikana. Niba utari muri Amerika ugomba kumenya ko usubmitinga tax information ziri non American resident, ntabwo tuye muri Amerika nyine bikorwa ubikorera muri Amerika, ukanumva neza ko amafaranga ya Amerika cyangwa se abakure bari muri Amerika hari 30% ugomba kuba watanga. Ibyo nabyo kabimenya ukabikora neza ukahita umenya neza ko ugomba kubisubmitinga kandi biri clear bitarimo amakosa, kuko iyo birimo amakosa bagusaba kubisubmitinga byakanga nyine urumva igikurikira. Ikintu rero cya gatandatu ugomba kuba wakitondera cyane ushobora kuba cyatuma utabona amafaranga kuri YouTube ni ikintu bita utarageza kuri threshold. At least amadolari bihugu bimwe ni 70, ibindi ni amadolari 100. Utarageza nyine ku mubare shingiro, tuvuge umubare shingiro uko ba wagira uko wakoherezwa nyine ari amafaranga bagomba kugezwaho kugira ngo uyabone kuri YouTube. Yataragera ntabwo yakohereza. Ndakeka abantu mwishyurwa byo mwarabibonye, ndakeka ni nibyo 5 gusa, hamwe hino mu Rwanda ni 70 ndakeka, abandi ni 100 biterwa. Ahandi ikindi kintu cya gatandatu ndibuze ko nakubwiraho ni ikintu kijyanye no kugira Google AdSense ebyiri. Ibi bintu ntukajye ubikinisha. Narababwiye ati ntimukajye mukinisha gufungura Google AdSense menshi, kuko ngewe izi cases za Google AdSense abi nta nubwo nkizakira. Impamagaye umbwira ngo na AdSense ebyiri ndakubwira ati wapi, kuko nyine ni biragustressa, biri stresse biragora. Rero ugomba kwitonda cyane kuko nyine nta kenshi usanga bigora nyine. Ntukajye ukinisha gufungura Google AdSense, never. Niba uri gukora YouTube utarabigerageza kora YouTube, ibindi byo ubiretse kabisa. Ni ibyo nakubwira rero bishobora kuba byatuma utabona amafaranga kuri YouTube, ariko ni ibijyanye n'amafaranga nyine nibanze ku mafaranga. Wakoze cyane rero kubana nanjye. Iyi ni Creators Rwanda. Ukeneye support yanjye gusa unyishyura 20, mpamagara kuri izo nimero ubona kuri screen kagira icyo tugufasha, cyangwa se 0784255890 kandi subscribe. You are welcome.